Ikinyoma cy'umupfumu cyatangije data na mama. Ikinyoma cy'umupfumu cyatangije data na mama ni ubuhamya bwa Ndagijimana Samuel ufite imyaka 60 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagijimana Samuel ni umubwiriza butumwa, umukozi w'Imana ubarizwa Kacyiru ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Twari tumaze iminsi mbasomera inkuru n'ubuhamya butandukanye bwarasohotse mu kinyamakuru Amakuru y'Ahandi, ariko uyu munsi noneho nihuriye na Ndagijimana Samuel amaso ku maso, amubuhamya ndabwandika, none ngiye kubasomera. Nizeye kandi ko ubuhamya buza gukora ku mitima ya benshi. Ndagushimiye wewe wakoze subscribe kuri iyi channel yitwa Sister Yvonne Mushimiyimana. Kwibutse yuko iyo ukoze subscribe kuri channel bituma buri video yose nshyizeho uhita ubibona ako kanya, ukabihita wabasha kuyireba, zaba video z'indirimbo zanjye bwite, zaba iz'ubuhamya nsigaye mbagezaho hamwe n'izindi zarizo zose. Iyo ukoze subscribe nkishyiraho uhita ubibona. Ndagushimira kandi wowe ukora like kuri buri video yose nshyizeho ndetse ugakora share, bibutse yuko ari iby'ingenzi kuko bituma ubutumwa bugera no ku bandi bose. Ndakwibutsa kandi ko uramutse ufite ikintu ushaka kumbwira cyangwa comment kuri video nashyizeho, ushaka kubishyiraho hasi muri comment, ndabisoma kandi nkahita ngusubiza. Reka dutangire ubuhamya bwacu. Ndagijimana Samuel yatangije isomo riri muri Zaburi 27:10. Haravuga ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Aragira ati, navukiye mu murenge wa Ruheru, akarere ka Nyaruguru, intara y'Amajyepfo. Ababyeyi banjye bashakanye ari abakristo, babyara umwana w'imfura w'umukobwa, n'ubariho yitwa Nyiratebuka Marisiana, ariko abana 3 bamukurikiye barapfuye. Data yari umudiyakoni mu itorero, naho mama we nta nshingano yari afite. Nyuma yo gupfusha abana 3, mama yarasenze ati, Mana yanjye, mfite umwana w'umukobwa n'umwe w'umuhungu, nzamwita Samuel. Uko niko navutse, irindi banyita Ndagijimana. Abana bankurikiye 3 nabo barapfuye. Ubwo nibwo papa iby'ubukristo yahise bivamo, maze atangira kujya mu bapfumu kuko yabyaye apfusha maze ntiyihangana. Umupfumu yaramubwiye ati, Yosiya we, naturiya twana tubiri ufite natwo tuzapfa. Ati kandi uriya mugore nta kintu cyiza uzamuramuraho. Ubwo data yahise ata mama, ahubwo yishakira undi mugore wari usanzwe ufite abana 4. Kugeza ubu ari wa mupfumu, ari ba bana bose barapfuye, ariko gera mushiki wanjye turiho, kandi umupfumu yari yarabeshye ko ari twe tuzapfa. Ubwo mama yabanje kwihanganira gutabwa, arakomeza araturera, ariko nawe hashize imyaka 3 araduta, yigira kwishakira undi mugabo. Ubwo gera mushiki wanjye dusigara twirera kandi dufite ababyeyi bombi. Mushiki wanjye yubahaga Imana. Ndibuka yuko mu 1969 yanguriye Bibiliya ayimpamo impano. Aho tuvuka ku Ingongo, nabonaga kwa mukuru wanjye wo kwa data wacu witwaga Aloyizi bagira amafaranga, nuko nza kumenya ko bayakura mu guhinga itabi. Nuko nanjye ubwo nahise nkora agashinga ko guhinga itabi ngo tujye tubona udufaranga njye na mushiki wanjye. Nashyize pipiniyeri munsi y'urugo ahafatanye n'urugo. Mushiki wanjye yaribonye ryarameze, maze arambaza ati, Ndagijima, ibi ni ibiki wakoze? Naramubwiye ati, nahinze agatabi ngo tujye dukuraho udufaranga. Yahise ambwira ati, uramenye, ntuzanongere n'undi munsi, ntuzongere gushakishiriza imibereho mu nzira zabuzanijwe. Ati, itabi ni ribi, iryo ni iturufu ya Satani, ntirimara inzara, ntirimara inyota, iyo ni iturufu Satani azirikisha abantu.
yahise ansomera isomo ryo muri Yesaya 44:20. Nyuma yo kurinsomera yahise afata ibikaritusi n'ibindi byatsi byumye ahita atwika rya tabi. Rero kuko rya tabi ryari rifatanye n'urugo, urugo rwahise rufatwa n'umuriro, kandi byari kuva ku rugo bijya ku kazu k'ibyatsi twabagamo, nako kagashya tukabura aho tuba kandi twari intabwa. Mushiki wanjye abonye urugo rufashwe n'inkongi y'umuriro yipfutse mu maso, ararira cyane, araboroga. Ako kanya nabonye marayika amanutse hejuru, ahita akubitira intoki mu muriro ku rugo rwashyaga, umuriro uhita uzima. N'igihe wabonye marayika jyenyine. Mushiki wanjye yabonye urugo ruzimye aratangara, ntabwo yari yabonye marayika. Ubwo yahise ambaza uko bigenze, nanjye mubwira ibibaye. Bigeze mu 1973, mushiki wanjye yarambwiye ati, rero musaza wanjye, turi nabenze abasore benshi, ngira ngo mbanze nkurere, none harageze nanjye ngo njye kubaka urugo rwanjye. Naramubwiye nti, gendere mushiki wanjye, warakoze kundera, nukuri wandutiye data na mama kuko bo bantaye nkiri mutoya. Ubwo nasigaye mu nzu ya jyenyine, najyaga kwiga mvuye kuvoma, nava kwiga nkabura inkwi zo gucana, ngatangira nkatutira ibiti bibisi, nkasohorora ibiti byumye ku rugo, nkasobeka bya bindi bibisi, ubwo nkaba mbonye inkwi zo gucana. Noneho nkajya gukura ibijumba mu njumbure, nkahita nteramo indi migozi kugira ngo n'ubutaha nzabone ibyo kurya. Umunsi umwe ntazibagirwa, naratetse, ariko kubera agahinda ko kuba jyenyine, imirimo myinshi, kutagira uwo ntuma no kutagira uwo nsiga, agahinda karanyigura, ryamana bya biryo ntabiriye. Nkaryama, gusinzira bikanga, nkongera nkabyuka nkasenga, nkongera nkaryamana kagahinda, nkongera nkabyuka. Mbese ariko nageze aho numva ijwi rimbwira riti, humura mwana wanjye, sinzaguhana na gatoya. Mu 1976, ubwo nari maze kuba umusore, ntekereza kurongora. Nagiye gushaka data, maze ndamubwira nti, data, mpaho nubaka maze ndongore. Yarambwiye ati, kurikira nyoko aho yashatse. Nkomeje kumusaba, yahise anyirukankana, abonye musize antera umujugujugu w'umuhoro. Uwo mujugujugu w'umuhoro ntabwo wamfasha, ahubwo wafashe mu miyenzi. Ubwo naragikomeje ndahunga, ndagenda njya ku mukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango nawe yahise atumizaho data. Ubwo yamutumije, gacaca yateranye. Uwo munsi yari yateraniye munsi yo kwa Kayirame. Ubwo babajije data, ahita avuga ngo ibyo navuze ntacyo mpinduraho, nakurikiye nyina iyo yashatse. Umuryango warambajije uti, ese tuguhe urupapuro ujye mu rukiko? Nanjye nti, sinzajya mu rukiko, ntabwo nzajya kuburana na data. Batese ko nyoko yagutaye, ndasakaba kwihakanye, uzabigenza ute? Nahise mbabwira nti, ngiye gufata gahunda, ngiye kwigira i Kigali. Barambwiye batese, kubona nyoko yagutaye, ndasakaba yarakwihakanye, ninde uzaguha impamvu? Nahise mbatungira agatoki mu ijuru, ndababwira nti, Imana yonyine nizampa impamvu. Ubwo nambutse Nyabarongo, ubwo nibwo naje Kigali. Nta kintu nari mfite usibye agafuka k'agatirano nari naratiriye Verena mwene Aloyizi, kandi nari mbitsemo utuntu twanjye. Nta mashuri nari mfite, nta mafaranga, ndetse nta n'umwuga narenze. Icyo nari mfite cyonyine ni ukwizera Imana yonyine gusa, ndetse n'aka gafuka nari nabitsemo utuntu twanjye nari mfite. Nabaye mu buzima bugoye ubwo nageraga muri Kigali. Gusa hashize iminsi natangiye kubona uturaka two koza imodoka mu Kinamba. Ubwo natangiraga gukora twa turaka, nabwo Ikinamba bahise bagifunga. Ubwo Ikinamba bagifunze, nsigaranye amafaranga 200 yonyine. Umunsi umwe narabyutse, nuko njya mu isoko rya Nyarugenge, nditemberamo, nuko nguramo ishati y'umweru. Iyo shati nayiguze amafaranga 150, nsigarana amafaranga 50 imbere n'inyuma.
nuko ndataha ndamanuka ngeze kuri rompuwe numva ijwi rimbwira ngo nimanuke njye kuri Ekonoma Generali. Nagezeyo mpasanga ibibiriti bya niyo match, kandi ibyo bibiriti byari bimaze igihe byarabuze mu mujyi hose. Nahise mbirangura muri ya mafaranga 50 nari nshigaje. Nabicurujeho, ariko igitangaza cyabaye nabicurujeho umunsi umwe wonyine bankoreye amafaranga 11,000. Nakomeje gucuruza bigenda neza, Imana igenda imperamo imigisha. Ubu Samuel afite imyaka 60 y'ubukuru. Aragira ati, ndashima Imana ko yandinze mu busore bwanjye. Ati njye nibuka umunsi umwe hari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1980, umusore umwe yari mwishywa wanjye. Yarambwiye ati, anko, kuri ubu bunani ndashaka kugukorera ibintu bine. Naramubwiye nti nibihe? Yarambwiye ati okay, ndashaka kujya kugutembereza, nzakwishyurira tike yo kwinjira muri hoteli Kiyovu. Ati kandi ntugire ikibazo, nzishyura inzoga zose tuzanywa, nzagura n'inyama zose tuzarya. Ati kandi ntugire n'ikibazo, nzaguhongerera na maraya. Naramubwiye nti ibyo byose byihorere kuko ndakijijwe, ahubwo nyihera amafaranga 100. Icyo gihe amafaranga 100 ari kuvamo fanta 5. Yarambwiye ati, kuva wanze ngiye ibyo nakugeneye nta mafaranga nshobora kukwihera, nta n'igiceri nakwihera. Yarakomeje agira ati, ubu mvuga hashize imyaka 32 uwo mwishywa wanjye apfuye yishwe na sida. Njya ndeba ibiti byameze ku gituro cye aho twamushyinguye, nanjye nkavuga nti iyo ntagira Yesu nanjye imva yanjye ubu iba yaramezeho ibyatsi. Arakomeza agira ati, ndashima Imana ko nakoze ubukwe bwiza nubwo data atawutashye. Ati kandi ndashima Imana ko yampaye umugore mwiza ari we Anita Mukayije. Ndamukunda, niwe mama wanjye kandi niwe mugore wanjye, ntagira mukeba, ni mama w'abana banjye. Uwiteka ashimwe, ni ukuri wahetswe n'Imana ku mugongo, azarinda asaza cyumva umunyenga wayo. Ikindi nshima Imana, data mbere yuko apfa yarampamagaye ati, ndagije Imana mwana wanjye, ndagushimira ko wagumye ku Mana, nanjye mperuka umunezero nkiri kumwe na nyoko dusenga Imana. Ati naho ibindi byose nabayemo byari ugutayanjwa. Ati none rero mwana wanjye, mbabarira ibyo ntakoze byose. Nahise mubwira nti ndakubabariye. Arongera arambwira ati, mwana wanjye rero kugeza umutware w'uyu muryango. Ati kandi barumuna bawe uzabatoze kubaha Imana. Naramubwiye nti yego. Ndagijimana Samuel yakomeje agira ati, imirimo nakoze yose nayikoze mbwiriza ubutumwa bwiza ku iduka ryanjye magaze El Shaddai. Mbere yo gukingura narabanzaga nkabwiriza ubutumwa kandi abantu benshi bagafashwa. Kandi igihe cyose haba kera cyangwa ubu, umuntu wese duhuye ndamubwira nti Imana yakuramukije ntihabwe icyubahiro, cyangwa nti Imana yakwirije ntihabwe icyubahiro. Umunsi umwe mu gitondo ubwo nari ngiye ku kazi, nabwirije ubutumwa muri bisi. Mbere yuko dutandukana ndababwira ngo umuntu wese nagera ku kazi ke abanza asenga Imana, ayishimira abone kwisaba, agira Imana nyambere mu migambi ye yose, mu mikorere ye yose, ndetse no mu mivugire ye yose. Uwo munsi habaye igitangaza ku mugore umwe wari uri muri iyo tagisi. Ubundi mu bisanzwe abantu bamwe basoma ibitabo cyangwa ugasanga bahugiye ku matelefone yabo iyo bari mu modoka rusange zitwara abantu bagiye ku kazi. Ariko njyeweho ntabwo ariko mbigenza. Iyo ndi mu modoka buri gitondo ngiye ku kazi kanjye mu murwa mukuru wa Kigali, mvuga ibya Yesu n'uburyo ari hafi kugaruka. Ntabwo nigeze menya ko ibyo mvuga bigira icyo bimarira abantu tuba turi kumwe mu modoka. Umunsi umwe Samuel, ubwo niwe uri kutubwira ino nkuru. Umunsi umwe Samuel yambukaga umuhanda mu mujyi wa Kigali. Umugore umwe yarampamagaye ati, pastor hagarara tuvugane. Ubusanzwe Samuel ntabwo ari umupastor, ariko abantu bamuhamagara iryo zina kubera ko akunda kuvuga ijambo ry'Imana aho ari hose. Yarahagaze yitegereza uwo mugore yibaza icyo amushakira. Samuel yabajije umugore ati, ko mbona ntakuzi, hari aho tuziranye? Uwo mugore yamusubije ati, ukora umurimo mwiza, ariko ahari ushobora kuba utabizi.
twahuriye mu modoka mu gitondo ngiye ku kazi wigisha ku kibazo nari mfite. Uwo mugore yibukije Samweli ku kintu yigishije mu gitondo cyerekeye kugira Imana nyambere. Yaramubwiye ati, icyo gihe waravuze uti nugera ku kazi aho ukora ugira Imana nyambere muri gahunda zawe z'uyu munsi, uyigire nyambere mu byo uvuga, uyigire nyambere mu byo ukora byose. Ubwo butumwa bwatumye mfata icyemezo cy'ingenzi ako kanya nkigera ku kazi. Nkigera ku kazi kuri uwo munsi nahuye n'ikibazo cy'ingorabahizi. Ubwo nakinze ibiro byanjye ndapfukama ndasenga mbwira Imana nti, umukozi w'Imana muri iki gitondo yatwigishije ko tugomba kukugira nyambere muri byose, mfasha kukugira nyambere. Nyuma yo gusenga numvise ngize imbaraga zidasanzwe, ndahise menya icyo ndi busubize umuyobozi wanjye. Nyuma y'amasaha make umuyobozi wanjye nawe yageze ku kazi, ahita aza aho nkorera arambaza ati, uyu munsi urashaka ko dusohokera he? Nahise musubiza nti, nyakubahwa, ntabwo nabasha gukora icyaha nk'icyo, ntabwo nasohokana nawe kubera ko mfite impamvu eshatu. Iya mbere, ndi umugore w'umugabo, ndubatse kandi umugabo wanjye namusezeraniye kumubera umugore w'indahemuka. Icya kabiri, ndi umukristo. Icya gatatu, ndi umuyobozi w'itorero ryanjye, ngomba kuba urugero rwiza ku bandi. Umuyobozi wanjye yarikanze maze arambwira ati, nakugerageza inshuro nyinshi ariko unyumvira ubusa, ntabwo wigeze umpakanira cyangwa ngo unyemerere. Ibyo ni agasuzuguro. Yahise akubita urugi n'uburakari bwinshi ambwira ko ngomba guhitamo akazi cyangwa nkirukanwa. Ubwo nagize ubwoba niburwa icyo nakora. Ntabwo nashakaga kwirukanwa ku kazi. Nahise mbwira Imana aya magambo, Imana yanjye, naguhesheje icyubahiro ku kazi nkora, nakugize nyambere. Nibaramuka banyirukanye uzantungire abana. Ubwo mu kwirukanwa ndagomba guhabwa urwandiko runsezerera. Narategereje ko byanze bikunze nzarubona bukeye bwaho, ariko ndarutegereza sinarubona. Ku munsi wa kabiri nabwo narutegereje sinarubona. Ku munsi wa gatatu nimugoroba, mu gihe nari nicaye mu rugo ndi kureba televiziyo y'igihugu, mu nama y'abaminisitiri yari yabaye uwo munsi, umuyobozi wanjye yarirukanwe mu kazi. Narize amarira y'ibyishimo, nararize, ariko ndi gushima n'Imana. Bagihagaze aho mu mujyi, ubwo nindagije Imana Samweli hamwe n'uwo mudamu. Uwo mudamu yabwiye Samweli ati, nagomba kwirukanwa ariko ndacyari ku kazi kanjye. Ntabwo nshimira Imana ko umuyobozi wanjye yirukanwe, ndayishimira ko yita ku bayigira nyambere. Samweli yiyemeje gukomeza umurimo w'ivugabutumwa, avuga ijambo ry'Imana mu modoka zitwara abagenzi. Rimwe na rimwe hari ubwo yigishiriza imbere y'amaduka mu mujyi wa Kigali, ariko icyaharanira cyane ni ukuba umubwiriza wa bucece binyuze mu mico ye myiza n'ibikorwa bye byiza. Mbere y'uko rero dusoza ubu buhamya bwa Ndagijimana Samweli, hari ikindi ushobora kumenya cy'ingenzi ku bigendanye n'ivugabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi umurimo w'ivugabutumwa watangiye mu gihugu cy'u Rwanda utangijwe na Derihove, umusore wari ukiri muto ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Icyo gihe hari nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Ubundi intambara ya mbere y'isi yose itangira mu mwaka w'1914, Derihove yashyizwe mu ngabo z'igihugu cy'Ububiligi. Mu myaka yose iyo ntambara yamaze, Derihove yakoraga akazi k'ubwanditsi akorera ubuyobozi bwa gisirikare bw'Ububiligi bwakoreraga ku mugabane w'uburasirazuba bwa Afurika. Nyuma haje guhinduka igihugu cy'u Rwanda. Intambara irangiye, Derihove n'umuryango we bahawe inshingano yo kuba abamisiyoneri ba mbere muri ako karere kari katazwi. Derihove yashakishije ahantu yakubaka icyicaro cye, ahabwa ubutaka bungana na hegitari 50 mu birometero 18 werekeza mu majyaruguru y'umujyi wa Nyanza, umusozi wari warahimbwe umusozi w'uduhanga. Babamenya bagenderaga ku migenzo ya gipfumu, babuzaga abantu kwegera aho hantu kuko bizeraga ko habaga haravumwe n'umwami w'u Rwanda.
aho niho hubatswe icyicaro cya misiyoni ya Gitwe. Ubu u Rwanda rumaze kwandika amateka ku isi yo kuba aricyo gihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore mu nteko nshinga amategeko, bakaba bageze kuri 60%. Mwakoze rero gukurikira ubu buhamya. Uwiteka abahire, ahire imirimo y'amaboko yanyu. Ntimuzacikwe rero n'umunsi w'ejo, ubwo nanjye ubwanjye nzambagezaho ubuhamya bwanjye. Ubundi mwari mumenyereye ko mbagezaho ubuhamya bw'abandi, ariko nanjye ndashaka kuzabagezaho ubuhamya bwanjye. Ejo rero ntuzacikwe. Uwiteka aguhire, kandi nkwifurije kugira Imana nyambere muri byose. Ugira Imana nyambere mu byo uvuga, ugira Imana nyambere mu byo ukora, ugira Imana nyambere no mu mitekerereze yawe. Nuyigira nyambere kandi nayo izahora ikurwanirira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uwiteka aguhire.